Livingstone, Lagos. Don't forget to subscribe. Kanda subscribe kurindi som piano lesson. Fulfill your dreams in 90 days. Inzozi zawe zibaye impamo. Leçon de piano. Dutangire rero noneho tugerageze twige icyo bita amakoro. Nitumara kwiga amakoro cyangwa se chords biradufasha kugira ngo tubashe noneho kucuranga ya piano yacu. Cyambere twatangiye tumenya nizihe mfunguzo twakoresha kuri piano. Buri aka kantu kose ureba kose ni imfunguzo. Izi zose ni imfunguzo. Turangije tumenye uko intoki tugomba kuzikoresha kuri piano. Sibyo? Tugomba kuzikora tutegeranye gutya. Ntabwo twacuranga piano tugira ngewe wenda nuko intoki zamaze gutandukanya, ariko ntabwo piano uzicuranze gutya haba ari ikindi ushatse kuvuga. Ariko nanone ucuranze gutya none haba ari iki ushatse kuvuga. Ubu rero tugiye kuvumbura rero tumenya ngo ni gute nacuranga piano mu minsi 90. Itumaze kuko twamenye imfunguzo, twamenye intoki tugomba gukoresha, tugomba no kumenya amakoro ari yo chords kugira ngo piano ikorwe. Cyo bita ngo do majeur cyangwa C major cyangwa C majeur. C majeur twavuze ko tugiye guhera kuri piano yacu tuyite kuri C kuko ariyo tumenyereye twese ko ariyo bita ngo do re mi fa sol la si do. Tuhere kuri C. Iyo C ni tuyifata, left hand ifite amategeko yayo. Left hand ishobora gufata ya C ikongera igafata na ya E ikongera igafata na ya G. Icyo gihe twakandira rimwe iba yitwa C majeur cyangwa do majeur cyangwa C major. N'iburyo bwacu nabwo twongera tugafata C na I na G. Iyo tuba tugize C zose ngo C majeur cyangwa se harmonie y'amanote uko ari atatu. Uri nota rimwe uryongeyeho irindi babyita dio cyangwa se amajwi biravugiye icyarimwe. Yongeye rya gatatu baba bayise ngo accord parfait. Impamvu ibaye parfait no kuvuga ngo hari ibindi bizayibyukiramo, hari ibindi bya accord parfait zabyara. Icyo gihe rero cy'ingenzi wowe ugomba kumenya mu mutwe ngo hakuntu ujya wumva kumva umuntu acuranze ngo kuki iyo sound itameze nk'iyi. Ibyo byose biba bifite aho byahererera. Icyo bita rero accord parfait niyo ya C majeur. Tumaze kumenya C majeur, Piano. Livingstone, Lagos. Lesson. amakoro rero tugezeho ubu tugiye kwiga iyo bita ngo D. D turayiga ngo D na F sharp na E cyangwa A. Tukora gutya. Iyo niyo barayita ngo iyi ni D. D D D majeur, Re majeur, nuko Re majeur yitwa. Naho hakaza niyo bita ngo Mi majeur cyangwa I major cyangwa se E majeur. Turafata E dushireho na G sharp dushireho na B flat B. None dufate ngo ibare gutya ibare gutya ibare gutya tubihandike gutya 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 E ariyo Mi. Niturangiza tujye no kuri F. F turafata harimo note ya F, habemo ni note ya A, habe ni note ya C. Iyo bayita ngo Fa majeur.
fa majeur, F sharp, F, zose ni F major. Izi ni F major, zose ni F. Muri F major harimo F na E na C. Mbo dukomeze tugende turikiga kuri za zindi z'umweru gusa, nitumara kuzifata neza turakurikiza noneho kuzitoza, tumenye ukuntu twazishira mu bikorwa. Noneho twige na G harimo G na B na D. Dufate gutya twimuke ya octave nkuko tubizi, tujye muri octave, dukomeze nkuko tubizi, tujye muri octave, dukomeze tugende nkuko tubizi muri octave, twongere tumanuke, twongere tumanuke, twongere tumanuke, twongere tumanuke, twongere tumanuke. Mbo tugiye gukomeza no ku yindi code bita ngo E major cyangwa La majeur cyangwa A majeur. Sorry, indimi kuzicanga ntabwo biba byoroshye. Twagiye A zose A, uri kureba ko A haba harimo kakandi muri twa tundi tubiri, haba harimo ak'umukara kamwe, icyo gihe utumenya ko ari A. Yufata A, nzagenda mbijyamo in deep cyane nkwereka amasokre atuma uhita umenya ngo nayifata ntareba, nayishaka ntareba, cyangwa nihe code nafata ntareba kugira ngo ihite ijyamo neza. Mbo tugeze kuri B, urabona ko B harimo B na Re dièse na Fa dièse. Iyi ni B na B. Ubwo izi note zose z'umweru cyangwa se izi mfunguzo zacu zose z'umweru cyangwa se amakoro yose majeur parfait yose y'umweru twamaze kuyamenya, kugira ngo wabonye nuko bigenda byiyandika kuri ako ka foto nashize ku ruhande, byose biragufasha. Thanks for watching.